Dani tuganiriye mwanya kandi ni by'ingenzi urabizi ariko noneho reka tujye muri business. Dani mpitamo gukorana nawe iyi business mu buzima bwanjye n'imyaka ureba ngize niyo mahitamo ya mbere meza nagize. Reba nk'iyi contract tugiranye n'Abashinwa, ndimo ndatekereza izina iduhaye nka company, nkatekereza intambwe igiye kuduteza ku ruhando mpuzamahanga kuri ba rwiyemezamirimo, nkasanga wow Dani natekereje neza, nahisemo neza gukorana nawe, urasa amashimwe. Wow, gusa nanjye nishimira ko rero umuntu twakoranye muri business. Buryo ndebye neza uburyo duhuza muri business numva mbyishimiye pe, kandi buryo ndebye no mu ishusho ngari mbona tuzagera kure byo. Dani ntubishidikanyeho, jyewe amaso yanjye n'umutima birabinyereka kuko experience mfite struggle zose nagiye ncamo nshakisha partner muzima bikanga, ariko nkimara kukugeraho tukimara kubona najye nawe tukemeranya gukorana Dani ndeba imbaraga ukoresha, nkareba umurava n'umwete ufite muri kano kazi, natekereza imyaka ufite nkahita ntekereza ukuntu urubyiruko rw'iyi minsi ntirushaka gukora. Wowe amafaranga urayafite ariko uracyameze nk'umuntu ugishaka. Dani tuzagera kure cyane. gusa mbarasa amashimwe kubw'ibigwi mu ndata. Uzi ko buriya hari n'inkumi kumvisha nahita nyura umugeni. Uvuze inkumi uvuga gusaba Dani, ndavuga ngo uretse a business bandimo ntekereza mvuga ariko Dani amafaranga akayafite, ari umusore ushoboye, n'iki kintu kibura kugira ngo agire urugo, uba umupapa. Noneho twe kuba partner gusa, uri umupapa uri umusore, ahubwo nawe ugira urugo, kuko nicyo nkwifuriza, niryo terambere usigaje. Ubundi irindi ryose urigezeho, iryo usigaje naryo. Ariko wow, kaho mbwira rero. Imana ishimwe ko ubimbajije, nanjye hari ikintu nashaka kukubwira. Urabona nyine inshuro nyinshi tuba tuganira ku side ya business, ntabwo tubona umwanya wo kugira ngo tuganire ku buzima bwacu bwite. Wow. Ariko nanjye umwaka utaha nafashe umwanzuro ko ngomba gushinga urugo, ubundi oya pe gisi najyana namwe kuko mfite byinshi byo kwitaho, ahubwo buretse ngeze mu rugo turaza kongera kuvugana. Bibe neza papa. Biriwe mwana wanjye, akazi karagenda? Papa urabizi kuko uhora ubimbaza kandi nanjye mpora nkusubiza nti karagenda rwose. kandi se wowe ni gute ubizi? Ko mbizi rero, hagati aho ariko njye nitwa Dani. Nice to meet you. Ndi Daniel. Nice to meet you too. Gusa ariko kandi winjijisha, ni gute wamenye? Daniela mwana wanjye, ni Dani koko nkuko bikubwiye. Uyu ni Dani mara nkubwira buri munsi, niwe dukorana kuri za business zanjye.
ni partner wanjye kandi mwiza, ndamwizera. Aho ubona ngeze nka papa wawe ni Dani. Okay, nishimiye guhura nawe kandi no kukumenya. Bahora avuga umusore w'umuhanga bakorana, mbe ni wowe. Ubwo ni wowe Mr. Smart. Ndakumenya. Dani, nkuko nawe mbikubwira, uyu ni Daniela, umukobwa wanjye umwe gusa. Ikinege cyanjye niwe byose kuri jyewe, niwe byishimo byanjye, niwe marangamutima yanjye. Ndamukunda cyane, nawe arabizi. Rero ni byiza kuba dusanze aha, muramenyanye. Urabizi neza ko indege bampaye ni saa 7 kandi harabura amasaha 2 nk'uko wabisezeranije, kandi nanjye nkwizereramo. Business zaha zose urazikurikirana na Daniela azagufasha. Nani ngiye kuba ambasaderi mwiza hariya, mpagarare neza business zacu kugira ngo dukomeze dutere intambwe nk'uko nabikubwiye musore wanjye. Yego rwose. Urabizi yuko ibikorwa dufite n'aha mu Rwanda ntago nasigaye mbiyoboye ndi umwe ngo bikunde, ariko umuntu nyine aba akeneye andi maboko kandi urayansigiye. Ariko wowe wakwitegura vuba indege itaza kugusiga, naho ibindi njye nawe bya business turaza gusiga tubiganira. Ya, uko niko kuri kandi ndakwizera. Ariko nyine ka kantu k'ubukwe ukomeze ugatekerezeho cyane. Hello Sisi. Noneho munyibutse itera ko famiye mwese mwanyanze. Oya shayive. Erega uri kurete ukashize iminsi. Harya munziza ko nanze kuza kuba mu budazi. Oya. Ariko none impamvu yawe tera. Gusa yewe nawe natuma tukwibagirwa. Uhora ukora ibikosa, ugatuma filime yose ihora iguhangayitiye, igutekereza nyine ntujye utuma tukuba mu mutwe. Ntabwo mbeshya kandi. Ahubwo se urabona ko nasize invitation y'ubukwe muri groupe ya famille ndabakizwa n'iki? Yego niyo mpamvu nguhamagaye rwose. Yava nkwibutse. Ariko Sisi, kuki ukomeje gutekereza biguramye bw'akabye? Mama biramubabaza cyane, yakwemereye ubuzima bwiza bwose washaka ariko ngo uzi inama mu Budage, ubona gushingira umuntu ukomeye mazima. Urabyanga? Uya mwana wa mama, ibyishimo birahenda. Ibyo byose mwari kumva, nemeye kugurana ibyishimo byanjye. Ko nandi mahitamo nari mfite. Ariko ubundi uwo musore ni gatiki. Ubundi si yakoroze ubu ngubwo? Yasha, ararengana pe. Ko ni imfu. Agira umutima mwiza ndetse nta nubwo yabikora. Ikindi kandi nzamenya niyo mpamvu nzamugayima pe. Ariko sha uri fake. Gute wizera abahungu gakabye? Ubwo ntabwo uri mukira uzabyenza gute? Suzi bukavame kandi ko uranze gutwumva. Wakabaye twumva, ngo dufite aho tugeze. Heza nawe wagira. Wakadusanze ukaho umugore muzima uduhesha ishema. Sisi, nahano ndi nzawuhesha ishema pe. Wanze kunyumva wanabyandikira, uzatugarukira yaguhemukiye. Kuko abahungu ni bamwe, cyane cyane abiyongiye.
Oh, wow. Papa urasa neza. Papa urasa neza pe. Wayibonye mwana wanjye. Erega buriya mwana wanjye nuko buriya utajya umenya. Bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo inkondo iva ku mukuzi. Uzi icyo bishatse kuvuga? Bavuze ngo inkondo iba yavuye ku mukuzi. Utabona ko gacusite kawe mwana wanjye. Ugira ngo biva he? Ni kuri papa wawe. Uze nkiga segondere. Banyitaga uwo barwanira sha mwana wanjye utazagira ngo. Urumva? Utazagira ngo biva kure. Ni aho ngaho hafi cyane. Dani. Nibwo bwa mbere nabona umukobwa wanjye yishimye ari kumwe n'umusore. Ibiganiro murimo ndabona ni byiza cyane. Muzabikomeze. Reka tugende rero kuko amasaha arimo arantwara. Ahubwo se papa, ibintu byose wabipakinze? Nta kintu wibagiwe mu bintu uzakenera nugera mu Bushinwa? Urabizi urugendo rwa buri munsi mporamo buri gihe n'ubundi byinshi biba birimo biri hariya muri valise kandi umukozi yabijyanye mu modoka. Ntacyo nibagiwe mwana wanjye, humura utuze umutima kandi nicyo nakibagirwa nakigura nta kibazo, sibyo se? Ariko mwana, unabonye nk'invitation za Dani zasohotse mwana zibo. Nayibonye. Kabisa ni gahunda uriya mwaka ningikwe. Ariko ari nge Dani bite byose. Agira n'uriya mwana. Bro, mba narakoze igikwe kera ibintu byaravuye mu nzira. Wapi mwana? Uriya mwana yera mwangiye byatari. Urumve ngo uriya mwana wabo barakomeye n'ingagari mba mu Budage. Rero uriya mu baby bari baramurabuye iwabo. Nashaka umusore utarasoza kwiga, utarangije kwiga. Ugatama burisha burundu uri birengero. Umbere ko byagenda. Ngo rero baranakundana cyane buriya. Baranayiveka. Ariko mva nkubwire, igira no nkubwire. Urizo ukuntu ikundaga Yvette cyane se. Yvette naramukundaga cyane. Ariko sha mukahitase ngo Dani, nsanga yaragiye yarambaniye n'ahantu wamenera. Ariko mwana, igihe cyose umaranye na Dani ntabwo muzi. Dani nta kosa yakora. Nta kosa yakora ku buryo wabona ahantu umenera uriya mwana umwiganye. Bibaho. Kuko arabizi ko akoze ikosa. Ahita mubona. Rero, niba utegereje ibyo kumwanzize mwana, kumwanzize bimeze bite ko mwanzize? Ntaho nibaza ukuntu muganira. Twazanye turi inshuti mwana. Wowe ufite ikibazo. Ufite usigara abagabo bari kuganira wowe. Oya, ntabwo byumvikana. Ni gute tugusiga twase? Ahubwo Cheers ariko mwanzize ntabwo ndi kubyumva, ntabwo nizeye ko turi kumwe mwana. Mba mbyishimiye. Tuguciye inzoga wowe. Ibintu byo kwifata mu kaganira mwenyine twese twaje mu kabari hano. Twaje kwishima. Darling. Be. Shu ndabizi uri hano. Nubwo wanyihoreye
kuko iyi nzu nta wundi mu rujya unsura usibye wowe. Karamishu, ngize amahirwe uyu munsi urancitse, ariko ubutaha nzagufata. Sheri. Ariko ukikunda tunadukina. Kandi hafatwa uwibye. Kandi njye ntabwo nyamubwira. Sishu, Kana. ubona urata ukunda cyangwa tuje gutanga isobanuro? Sure. Wapi? Hisobanura uri mu makosa. Kandi njyewe ndi umwera gusa. Ahubwo se nta kuntu twabisubiza n'abandi. Wiki? Karamoro. Kosho. Ntukagire ijuru. igihe cyo kuba ufite cyo ni gitoya, rero wakwishima iminsi isigaye ntuzibabaze, cyane cyane ugomba kuba ufite umuntu wo kuguhora hafi kugira ngo ukomeze kubaho wishimye mu gihe gitoya usigaje. Nta kindi rwose nagushishikariza uretse kukubwira nti ishime wongere wishime, kuko byanagufasha kongera iminsi kuri mike usigaje. Yeah, bro. Ni sawa. Bro, iki kumuna byagucana? Wincanga. Ahubwo siko mbona utameze nkanjye mwana.
yego uri inshuti yanjye, niba wabaye nanjye ngomba kubabara kuko uri inshuti yanjye, ariko none ntabwo narota ikintu wabaye utakimbwiye. Kimbwiye nanjye mbere nkawe nyine. Kevin, sinvuze ngo wabare ku bwanjye. Urabizi ko ntabona umwanya wo gutatse rwose, ahubwo wowe iririre. Wowe iririre rwose. Gute? So tuvuge ko twabonye message ku kazi mwana. Yego nayibonye ko nyuma y'isaha imwe hari inama. Nonese wabonye barabayoboye? Nayibonye pe, gusa nabonye ari umuntu mwahindutse. Ariko se wari uhari, hari ideni yaragufitiye ku buryo waba ufite ikibazo cy'ukuntu ari bukwishyure? Kandi abizi ntabwo yagiye, ni ukuri uriya mukobwa yamusigariyeho, azagaruka. Kandi urabizi ideni ntabwo yakorera wenyine, aba akeneye umuntu umufasha. Kevin, kugeza ubu suza hari ikibazo. Suza ikipe iri gukina n'iyindi. Ndamubwire. Uriya mukobwa bazanye mu kazi ni mubaya sana. Man, sinzi ko turi bukamaraho na kabiri. Ari sire kuko tubitekereza. Ariko numva ikintu kitari ikibazo. Kuba ari umukozi cyane, ariko bizadufasha dukore cyane kugira nyine tubone neza. Ndamubwire. Buriya Dani n'uwo bakoranaga bumvaga abantu pe. Ariko uriya mukobwa mu kazi kiwe nyine nta mikino agira. Hari projet nyine twiza guhuriramo, ariko abakozi bose bahise bataha kubera yashitanye. Ahubwo njye ndumva uriya mukobwa mwikundiye, ntabwo nyereka agafoto kiwe. Wewe humura mukana tugiye gukora inama uramubona. Okay. Ndabona mwese muri live. Mbere na mbere mbanje kubashimira serivisi nziza muri gutanga, kandi abakiriya n'abakozi batoya nta kibazo bafiteho. Rero kubw'izo mpamvu bose bari kugenda babashimira uburyo muri gukora neza. Ariko mbere ko dutangira inama, murabizi yuko hari isoko dufite mu Bushinwa, ariko hari umwe muri twebwe yagiye kuba duhagarariyeyo. Rero hari uwamusimbuye, reka tubanze tureke abanza twibwire. Yego, twibwire mbere ko dutangira inama. Murakoze cyane kunyakira nka staff. Nishimiye gukorana n'abanyabigwi nkamwe muri aka kazi. Nitwa Daniela, nasimbuye bosi mu gihe adahari yagiye mu Bushinwa. Nkaba nifuza kuzababera ibisubizo by'ibyo tuzakora muri iki gihe adahari. Okay. Twishimiye kuba tugiye gukorana na Daniela. Okay, Daniela, turagira ngo tuhite tunagusaba yuko ujya kudukurikiranira aba developer bari kuri side ya front end. Hanyuma Kevin, nawe ushaka ko dusobanura ikibazo kiri kuri server turi gukoresha, ko sindi kwiyumvisha uburyo website 60 zitari kuraninga kandi loko ziri kuraninga neza nta kibazo. Rero ndagira ngo usobanure ikibazo kiri kuri server turi gukoresha none. Murakoze. Turebye mu ishusho ngari, system zitari gukora neza.
ese urakomeza ujya kuko nta kintu umbwira. Ese yaba ari cyo kampani ishinga amategeko kikaba kitari gukemuka kuko ndumva ari cyo kintu cyatuma rwose ujyana kano kanya urimo ndeba gutyo ubabaye. Muri aka kanya ngiye mbabajwe nawe. Ubabajwe nanjye? Ubabajwe nanjye gute? Mbabajwe nawe uburyo ukorana umurava ibintu byawe, ariko famiye yawe aka kanya isabye ikintu gikomeye cyane. Bivuze ngo ari kunshakira igihano. Bagusabye iki se nankora? So, urabizi ko ari njyewe ufite ububasha ku bijyanye n'amategeko kandi n'imitungo njye bayihaye kugira ngo nyicunge. So rero bari bambwiye ngo ikintu kijyanye n'imitungo nyine nyigukureho kandi ikindi nyine kampani bashyiraho undi muco ya person. Ariko hari ikintu hano wazanye kikanshanga. Ubundi famiye yanjye irankunda cyangwa irikunda? Okay. Basi reka ngusabe ikintu kimwe. Ndakwinginze pe mboramo umunsi umwe basi ndebe ko nabikurikirana bigakemuka. Gusa umfashe pe biguma hagati yanjye nawe. Kuko biramutse bigeze ku muhungu dukundana yababara n'ukuri. Kandi n'inzira akanga muri bigoze. Okay. Nta kibazo nko kubinsabye umunsi umwe ndahugura. Gusa njyewe nakugira inama. Wareba ukuntu ubegera mukaganira mukareba uburyo mubikemura. Icyo bangize ndakizi. Bangize gukunda umuhungu w'urukundo rwanjye. Gusa mbabajwe nawe wa mukobwa. Ndakwihanganishije muri ibi bihe nyine ukomeze kwihangana. Gusa ntaribagirwa hari miliyoni 100 bigurije kandi nta nyungu. So rero ndumva nabyo wabikemura hakiri kare batarabimenya ko byarushaho kuba bibi. Ya, nta kibazo. Nta kibazo rero gusa nko mu munsi umwe bikurikirane ndebe ko nabikemura. Bizakora mfashe bigume hagati yanjye nawe. Okay. Ubwo rero nanjye reka ngende. Ubwo reka njye kubikurikirana ubwo tuzasubira. Kandi nyine ukomeze ubitekerezeho nyine urebe inzira zose byacamo kugira ngo bigende neza. Sawa nta rero urakoze. Sawa nta kibazo urakoze. Bro, na boss bacu bavugaga birya mwana. Ahubwo njye nabonaga bose barangaye sinzi. Gusa nabonaga umwe ari gukoresha telefone. Nako ni bose. Bro, suzi. Ukuntu nzi Dani, ukuntu aba ari sereye cyane mu kazi. None byajya crash time ry'umukobwa. Rikaba sereye kumurusha. Cangiye byantuye rwose kubona ukuntu baganiraga batitaye ku kazi cyane. Ariko buriya urasetse. Ukuntu uriya mukobwa wamuvugaga n'uburyo namubonye sha byantangaje kabisa. Uriya mukobwa wamubeshyiraga
uyu mukobwa nta n'ikintu aba yitayeho. Yewe nabonaga nyine nta kintu kimwe yitayeho tu. Sha Kevin nanjye byanunguye kabisa. Ariko ushobora kuba abantu bahinduka. Ashobora kuba yarahindutse kabisa. Bisanga hano Dani. Ndashimye kwa munyakira hano kwa mushite wanjye ari papa wawe. Gusa ubu ni iwanjye ahubwo akiri ibyicaro. Thanks. Ahubwo se ko mbona hano hahindutse cyane kwitabira abashyitsi. Nzi bafite ahubwo bimwe nabo. Mu kanya turabakira ubwo nta kibazo. Byiza. Ahubwo se banyemera gufasha inyuma tukaba twitegura abashyitsi. Ibyo gusa. Kevin mba nkubwire ndamutse ngize nk'amahirwe Dani agakomeza kwitwara ko yari kwitwara, uriya mukobwa agakomeza akamugira wiki byatari kuriya, bro nahita nitwarira Ivete, nambonyeho menera byatari ataninjira Ivete ngatamucanaho. Ariko bro menya uriya mwana umukunda, uriya mwana uramwemera koko? Umva Ivete ndamukunda byatari byadanje. Ariko buriya ntugashake gutwara ibitari ibyawe cyangwa ngo uhemuke. Reka abana bikundanira, kandi ikibi cyose cyangwa ikosa iryo ari ryo ryose cyangwa kwiba cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose kibi kizana n'ingaruka. Rero reka guhemuka, noneho guhemukira inshuti yawe magara, umuntu mukorana mu kazi, bro ibyo ntabwo nakugira inama yo kubikora. Birusha. Nisa kageze mu rugo. Sashu, tansubiza amazi. Sikandi ukunda kunshakira amakosa, bari kosa rikomeye nawe nakoze. Shashu, nshobora kuba ngiye kugaruka. Umunsi wanjye ntabwo wagenze neza. Ahubwo Shashu, mbwira ukanza n'umukobwa. Kanze nakoze mu. Umushira wanjye n'uyu munsi yakoze akazi karenze karo. Kanze nyakuzanira. Ariko rero tumbwira ikibazo wagize wahuye nacyo mu kazi. Umunsi wawe tumbwira ukuntu wagenze. Sana rinde kubwira. Umuhungu nkunda cyane pe. Ndabizi wowe urandusha mu rukundo. Niyo mpamvu ntazigera nemera kubabara ku bwanjye.
disi uhora wisekera nta mutima mubi ugira. Mutima wanjye basi nyemeshe igikombe nkimurenze. Sheri, sinda kwishyuza amafaranga naguhaye pe, kuko uhita ujya hasi mu bukungu, kandi nshaka ko umugabo wanjye azaba ukomeye mu bukungu. Humura ndagukunda, ndakubera igitambo niba ngombwa, ndaba ibyo ntunze byose ku bwawe. Se sheri, kuba uri kure mu bitekerezo, nk'ubu ntabwo ushaka kumbwira uko byagenze ku kazi. Ese sheri, Cyane. ndamukunda kubona. Se sheri, ni kubera icyambaza icyo kibazo? Si basi unashidikanya urukundo unkunda? Oya, niko njya mbyibaza. Ndanibaza nti se si wasanga ntakunda ko wikwiriye. None se sheri, ikintu wumva wakabaye ukora ukaba utagikora? Sheri nacyo ntabyo mba ntakoze pe, ni kimwe cyose nshobora gukora. Exactly. Uko niko kuri, kandi nanjye ndanyuzwe n'ukuntu, kuko uburyo nkunzwemo ndishimye, kuko bitaba bitanshimishije nawe wabibona. Ese sheri, ndamubaza. Yego ndakumva. Ntubabaje wambwira nabi. Sheri, urabizi ko n'ibyo nabyo nashobora. Ese waretse kunjijisha? Wambwiye what's going on? What happened? Sheri, ntacyo, stress z'akazi mba nagize, product z'iki zose, niyo mpamvu ubona ntari muri mwenge. Ariko uzi neza Byereka gutesha umutwe? Dadi, ni ukuri hari ikintu ntaguhisha pe. Ndumva Dani natangiye kumukunda ni ukuri, ku buryo numva ko twanakibanira, gusa ariko iminsi ntiyabyemera. Byaba byiza, ariko mwana wanjye mwese muri bakuru, muzicare muri babiri, yaba wowe uri umwana wanjye, yaba Dani nawe ni patina wanjye nk'uko ubizi, muzicare mubiganireho, ntabwo bizanga, ahubwo reka njye mu kazi mwana wanjye, ngaho ugira ibihe byiza. Sawa Dadi, kandi nawe wiyiteho. Daniela, iminsi yagiye pe, uramutse ubashe kuba wishimiye nta kiguhangayikisha kigutesha umutwe, y'ubusa wamara hagati y'amezi 9 na 12. Gusa mu by'ukuri iminsi yagiye pe, kandi wihangane. Ibyishimo wanjye nicyo kintu cyonyine cyiza nsigaranye nonaha, gusa ariko ntibyakunda, n'ubundi iminsi izagera kandi nzagenda. Nakabaye mpisemo tukagumana, kabone niyo naba amahitamo ye ya kabiri. Iby'ubukwe ntabwo nabyitaho, ariko ntabwo byakunda.
ese wowe Ive winjiye gute uzi ko umwanzi wawe ahubwo se ni gute muri ahantu hadakinze mukananiza wo kuryamira cyangwa sha mwazirayemo ntabwo kantu ko kuziraramo ntabwo ari sawa ahubwo se biyare ko mushaka ko amaze iminsi ambwira ko ari hano wamubwiye ko mushaka araryamye hanze mukurebera arashize iminsi pe ariko gusa ya murasa amashimwe narebye muri rizati kare mbona kabisa ibintu bimeze neza ntabwo twibeshye gukohereza aho ngaho ngo duhagararire yego kandi ikindi nabonye utuntu tw'udutende uri kugenda ukora aho hantu kabisa urarenze pe respect kabisa nakubeshye kabisa udutende uri gukora aho ngaho ngewe nza muri uwo mwanya rwose ntabwo nari kutubasha nibyo Dani ariko umeze neza mbere y'ibindi byose nanjye urabireba ndabona ko rwose amashuri yo mu Bushinwa anguye neza kandi uzi ko nsanzwe nanayakunda nibyo urabizi ko ibyacu ni uguhora turatana amashimwe nibyo ariko kandi aba ari no kukuri ahangaha rero impamvu ubona bimeze uko nahuye n'abahanga bakora akazi neza nkawe gusa wowe hari ibyo ubarushije byinshi taxi ariko nyine ukunda kundata cyane menya nzakwitwaza ukajya no kunsabira inkumi kabisa ukunda kundata cyane kugusabira se umuhungu wanjye ugira ngo niba nabyita ngo ni ukwerekwa niba nabyita ngo ni ukurota ariko buriya iyo ndeba mbona ahubwo uzashaka undi ubundi nkabona rwose nicaye iwanjye nambaye rya kote ujya ukunda kumbwira ngo rirambera urimo mbwira ati rwose muzehe ibyo gukorana bivuyemo ahubwo nk'umugeni n'ay'abasaza ariko hari igihe burya bigeraho bikagera ku ntego da mwiza watwaye imitima y'abasore bose bakakwifuza ariko kanaka wari witomboreye abandi bantu we babikora bati shaburi ikunda gusetsa ibintu byose wabigize burage si wabigize undi muntu utabye mwana icyo nicyo kibazo cyawe buri gihe umbwira ngo ndaburaga dore nuko ku ishuri bakuntwaye umbwira ngo ntera sitori byataye ahubwo umwana hari serivisi nje gusaba yego nta kibazo yinsaba urabizi ko ntacyo nakwiye okay ndabizi ko nyuma y'akazi ukora hari akandi kazi ukora ndetse unarenzemo ngo nta mutungo wo mu rugo umara kimwe utamugurishirije niko kuri buri kazi dukora bisaba communication iri hejuru cyane rero urumva nkamazemo igihe kinini yasa hari inzu ushaka kungurishiriza ya nzu ya ko ugiye kuyigurisha cyangwa n'iyindi gusa ariko aba yariyo watekereza kabiri ko ndabizi ya nzu yarakuvunnye buriya yaramvunnye pe ndetse ni nayo ariko ntumbaze impamvu ngiye kuyigurisha gusa mbabajwe n'ukuntu kimfata sina n'icyahindutse yewe nta n'ikizigira gihinduka gusa ariko iby'inzu yawe reka niyo kubyivangamo kuko wanasanga wowe n'umugabo wawe turi kumutana amafaranga wanasanga mugiye kuyigurisha mu kwaka indi yirenzeho no buriya aha turi kuvuga ku bijyanye n'akazi so rero rekera kungumya umbwira ibyo bintu bigumya kumbwira amatejwe cyangwa se umbwire nigendere sorry kiriya ntamwishimiye serivisi mwahawe se twayishimiye dira ndi urahageze urihuse yo gucyaha ahantu hakiri amutiyaje niyo ntacyo ari kuneza mu nzira
Karibu Lisa. Ya, komeza Lisa. Usako mbona kwitegereza cyane. Thank you. Usute nziza. Cyane. Oh, really? Kandi nawe uri mwiza. Bazi ubwo bisobanukira. Ko musa nawe umukobwa mwiza. Kandi nta kintu tutari kudafite. Gusa birarenze mwana. Bisa nk'isamba. Hahirwa wa mukobwa wambwiye. Wapi? Ntabwo ari kumbibona. Ntabwo ahirwa njye. Cyane kuko wararenze cyane kundusha. Yego. Gusa uramwe by'agaciro ko mbona uyu mwanya ari mwiza. Kandi kabona amahirwe kwimogu hahari. Karame. Ngira neza Sharon. Wowe wiriwe gute? Nanjye ndi neza. Agatone twivete. Mbwiwe n'iki? Nika ko n'abandi mukobwa wa Saladani. Uretse wakunda kuko yirwa amuvuga muhoza mu kanwa. Wowe usura iki? Natwe ntabwo ajya yemera ko twinjiriwe. Ko nubwo naje kare usanze nkihagaze. Nta nubwo yigeze ambwira ngo nicare. Ntabwo yigeze ampagarira. Bivuze ngo ari ibintu. Njyewe? Njyewe? No. Mwese murabizi nubwo munzi. Se, narikiye kundeba gutya. Agushima. Ntabwo nyagiye gutyo kuva rya kugeza ryari. Wansobanuriye umukobwa ninde? Oh. Okay. Uyu mukobwa bamwita Daniela. Daniela turakorana muri no minsi. Yabaye asimbuye se. Daniel, nkuko wabyumvishe, iyi ni Yvette, akaba ari bushere wanjye. Ni nabimenye. Okay. Nareka mbareke muganire. Kanjye mbengiye kuryama. Ko numandushe cyatari. Umva nkubwire. Oya abakiriya bashaka iyo nzu uhabageze bayirebe ntari wasi. Ngiye tutakunze tuvugana kuri telefone. Kandi ikindi tubona banaruhije. Ndakoreza abandi kuri telefone mwana. Abakiriya bahari kabisa. Oya bagomba kuyigura. Nta kibazo wowe, nta kibazo rwose. Turakunda tuvugane kuri telefone. Okay, sawa ntari. Keep in touch. Allo. Please, Daniel. Please. Babarira utahe.
sinshaka guteza ikibazo mu rukundo rwanyu. Dani ndakumva ako nanjye wanyumva. Dani rega niba mfite nawe rero mba nkukeneye mba nkushaka. Dani Sipasi wamfashije koko n'ukuri uru ni urukundo rwanjye ntabwo nshaka kongera guhema please mbabarira umfashe rwose. nanjye ntabwo mbikwifuriza gusa ariko wibuke njye nawe twagiranye ibihe kandi ntabwo twabyirengagiza. ese basi ujya nkumbura? Ibibazo nibyo uri kunteza gusa. Fasha wibagirwe buri kimwe cyose cyabaye. Yego ndabyemera nakoze amakosa ariko nawe ntabwo wahora ubyuriraho buri gihe cyose. Hora ubyuriraho. Fasha utahe nuko please. Okay, Dani. Bye. Yego bye. Gusa ujye umbabarira kandi wibuke ko twese twakoze amakosa. Bro, wabaye iki? Hari ikihe kibazo? Mbona utari hano kandi abizwa nta cyakubabaje. Siko kiba kinahari wambwira tugafashanya. Man, hari akabazo nabonye gusa sinzi impamvu ndi kumva ari ikibazo. Kuki utakimbwira se? Sinzi niba naba ntivanze ariko Ivete ubwo yafataga amafaranga nabonaga harimo ikibazo. Ni ikihe kibazo? Nyine cyagiye amaze gufata amafaranga ukuntu byagenze namukurikiye ajya mu rugo afata imyenda ashyira mu ivayizi ajya mu modoka yerekeza ijya mu ntara. Ase ntukuri nawe Kevin, so turabwiye kuva kare hose ko icyo kibazo mwana kandi urabizi ko Ivete mukunda kuko iyo atameze neza nanjye pe ndameze neza babyanze. Mwana uransetsa kabisa, uramukunda ariko we ntagukunda. Kevin, nanjye ndabizi ntukabinyibutse ko nakunze urudashoboka ariko nanjye nakurikiranye amafaranga yohererejwe nsangana muri kampani y'iwabo. None akimara kumbwira ibyo kugurisha yasamye ko muri kampani yabo bamwirukanye, bivuze ngo n'amafaranga turi nawe arakina. Ko yaba ari ibisazi gute Ivete yohereza amafaranga muri kampani atakirimo atagikoramo? Ivete abikoze yaba yasaze bro. Ahubwo mbwira yagiye muri iyo ntara? Yagiye mu majyepfo. Kevin, sawa Mwese mwana ugenda bro, umva se.
ese ko muri utanyitayeho mwana kandi tumaze iminsi tumeranye neza kandi nta n'uwa koshereje undi. Semani kagitete si ujya mwitaho birenze hano ahubwo njyewe mbona papa wazamemba ko mwitaho cyane bikabije. Wapi nanjye nakwihembera gusa ariko ubu hari icyanzanye kandi kirakomeye. Ngiye teza umutwe kabisa. Dani ndakwinginze ntundakarire kuko ubu nibwo nkukeneye kurenza ibindi bihe byose ngize nagukenera. Mbwira nguteze amatwi. Rero Dani ibyabaye byatanze umusaruro gusa sinzi niba ari mwiza kuri wowe cyangwa ari mubi. Gusa gushaka kuvuga iki? Umusaruro uza bwoko ki? Ndakwinginze nturakare gusa nagiye kwa muganga kuko nkunda kujyayo kenshi. Muganga abona hari icyahindutse igihe yansuzumaga ampimye asanga ndatwite. Ya. So nzabwira gute papa wawe kutwita? Urumva nzamusobanura gute ko ufite inda? Urabizi neza ko yakunsigiye ngo njye nkureberera. Mbwira, ubwo ibyo bintu urumva nzabisobanura gute? Aho hantu urahemutse. Ikibabaje muri ibyo byose se ni iki ubwo cyaba kirenze icyo? akareba papa w'umwana nk'uyu. Ngo ese mbwira numva. Wowe papa w'umwana. Semani basi uri kwikinira ibintu uri kumbwira? Manage. Mwana urabizi ko mfite ubukwe cyangwa uri kumbeshya cyangwa uri kugira ngo ndebe? Babara basi umbwire kuri kwikina. Oya, nyine mbwira. Basi uri kwiganira. Fasha wongere basi ubimbwire nyine mbyumve uvuze ngo iki? Ni papa w'umwana nk'uyu. Dani, please, mbwire ko wateje ibibazo byose. Sinzi ko mfite andi mahitamo mbona yose. Mbwire ko wateje ibibazo kandi ubifitiye uruhu. Sinzi ikosa nakoze Mana bituma ndi guhabwa ibihano. Sinzi ikosa nakoze kwera. Ivete ngize kumubura, sinzi icyo yabaye kuko uburyo nkundamo ntago yajya kure ngo ansige. Nishyize mu mutuzo udahari kuko numvaga ko akunda gukina imikino yo kunyihisha, numvaga ko yanyihisha. None Mana naza akabona umusaruro uvuye mu makosa nakoze nkamuca inyuma azambabarira. Mana urabizi ndamukunda cyane, ariko si undi Daniela we, kuki Mana, kuki nemeye ko nganza? Yawe abagabo nsanze tworoshye. Sinzi impamvu numva hari ikibazo. Umunyashiri wanjye nkumbuye. Wenda nari kumubwira ibyari biri kuba. Wenda yari kunyumva. None nahisemo kurwana ukwanjye. Sinubuhe rukundo rutabwiza uko urukunda. Cyangwa umubwire uko wimva maze mushakire igisubizo hamwe.
sheri uzambara ubujiji nakoze kuko ndabizi ko nkunda cyane ku buryo nta wundi mukobwa wandutisha. Kanemere mbabare ni igihano ndimo, ariko nanone nemere dukorere ubukwe bwanjye nawe, tuzibanira kandi sinzongera kujya kure. Dani wanjye ntegereza ndaje, nubwo nzi neza ko bigiye kunsaba ko urugendo rw'iminsi 2 n'amaguru, ndemera mbikore, ariko ntugarukire se nkubwire ukuri, hanyuma njye nawe tube hamwe. Dani, wakabaye nyumva pe, ntabwo wakabaye mbwira yuko tugomba kubana kugira ngo mwiteho. Ndabyumva ushobora kuba uri gutinya papa wawe, ariko nanjye ndabizi ko ari bundakarire kuko uburyo agukundamo ibi bintu ntabwo biri buze kumushimisha. Please mfasha, ureke nzakwitora iwanyu, ndeka kukwitaho uri hano. witwaye neza ukabaho wishimye, uwo mwana utwite wamubyara, ariko hagati y'umunsi 1 n'iminsi 5 umaze kumubyara uzahita witaba Imana kuko igihe cyawe kigiye kugera. Ariko ubayeho utishimye ufite stress, nta n'ukwezi mwamara wowe n'uwo mwana utwite. Rero gerageza ubeho wishimye icyo byatwara cyose, ariko weho ubeho wishimye, ubikorere uwo mwana utwite, byibuza uzagende we umusizi. Pasi mbwira, si wowe turi kuganira kino kintu? Kuki utari kunsubiza? Wambwiye. Yego ninjye. Ese ko mfite ikibazo gikomeye cyane. Iki kibazo kinkomeye cyane pe. Ese basi Dani, uyu mwana nkutwitiye uramukunda? Iyo ni inzirakarengane, nta kintu naba ndi kwihora. Reka ni nayo mpamvu turi kuganira bino bintu. Yaba namukunda ntabwo nakabaye mfata uno mwana. Dani, ubu ndeba ndarwaye. Ndarwaye bikomeye cyane pe. Ndarwaye ku buryo ndi no mu bapfa. Bampaye igihe. Icyo gihe kigomba kugera, ariko basi byibuze mfite umuntu turi kumwe uri kunyitaho kandi nanishimye. Ahantu nishimye ni hano ndi kumwe nawe. Nishimiye ndi kumwe nawe. Njye sinibasha kwiyitaho. Basi rero wowe bikorere umwana wacu. Bikorera umwana. Ko nibwo buryo bwonyine azabaho. Nimbaho nishimye nawe nibwo buryo bwonyine azabaho. Urabona bikoreye na papa wanjye, kuko niyo maraso yonyine yarabasigaye ku isi y'umuryango wacu. Rero bikore kubw'umuryango wacu. Ni wowe umuryango wacu uhanze amaso. Niwe wenyine icyizere dufite gusa cyonyine muri iyi si. Dani please, ndakwinginze bikore kubw'umwana wacu ndetse tabara n'umuryango wacu. Please. Nakundi tuzi. Nundi na namubi ntabwo namubi kuri papa wawe. Sinabasha kumwimukira. Nanjye mahitamo mfitemo nakundi.
cyane kuro. Ubundi kuba Sashimi, karani kandi udatuje mu kibazo. oya ibintu bimeze neza. It's okay. Ubu kuva hari ni amahoro pe. Sashimi kamubwira gusa umva ngo nari ngukumbuye. Sheri nawe mukumbuye cyane. So ni kubera igikombe cy'intu two kwisha. Maze iminsi wishimye. Ibyishimo byanjye cyangwa ngo tujyane. Sheri, ntumbwire ko